Samusore uko ntagize koko ikibuno se ntabwo bihagije ikibero se nicyo ushaka ntabwo bihagije cyangwa niba wari ubitangiye ariko nyine ntabwo bihagije ahantu no byadanje umucuruzi w'ejo bundi yarandagurije yanteje icyaka mana yanjye aciye amafaranga angana kuriya ngo 800 800 no kugura nk'ugura isanzwe ariko ari umugore w'inshuti yanjye yambwiye ko noneho afite ukosoro kanze muhamagare nisanga nawe ntabyo turashwana kandi we numvise ngo anaca make burya akora akazi kiwe neza akagatumika hahandi umuntu n'icyokere cyiza akibongeza pe kirava ariko kandi ntuntinze dore meze nabi cyane ngabo bangu sawa cyangwa niba uyafite wiyishyurire uhita uzajya we ndagusubiza aba nta kibazo mbajije ngo nahagana he uramanuka ku gahanda munsi y'isoko urabona igipangu gifite porotaye y'umutuku uba ari ukomanga ndahita nsohoka mu kinguriro sawa yambwira abandi nanditse ariko igipangu cy'umutuku nanga byaba byakora ndakingurora kandi yambwiye ngo nihute nanjye ubushyuhe mbakorana hageze se njya kumureba karibu ni karibu karibu hano mu rugo muri Sanga murakoze kuduha karibu hano wanyu meze mutese uraho bite byiza meze neza ko namwe ndabona mumeze neza ese koko naturi ndenda mbere ko wambaye neza bakubwiye hajya ngo ndabona uko ziteye zose bari bakubwiye ibyo bakubwiye ni make ushatse wanyigiramo utari bungore jewe ko bakubwiye niko biri ahubwo ashobora kuba ari n'amakuru bataguhaye njyewe ndeka nyaguhe neza njyewe ubundi akazi kose ndagakora ibyo ukeneye byose ndabiguha gusa akazi nakoze nagiye nkora ni amateka ubyumvise ahita uvuga ati nguhaye n'isambu niyo umugabo wawe mbarakurabuje nawe urabyumva sinzi niba uri bugikemure ariko nutagikemura ko njyewe ndimifita ubundi ngiye banyita nako reka mbe ndyibikiye urabibonera mu bikorwa ushaka ko ari ngiza kuri gufera nabibonera mu bikorwa nyine niba ubona mu bikorwa ushobora kunaguza kunyita iryawe kubera ko nitwa amazina menshi wagezeho anyita iryiwe kubera ko mba namukorera akazi kose n'undi akanyita iryiwe nawe rero ndahava byanga bikunze nawe yisiga izina none se utambeshye bakunda kukwitana njyewe ubundi busanzwe bakunda kunyita muvandimwe haza ngo irindi zina ni irihe utayimbaza irindi zina ubundi njyewe bakunda kunyita hari amazina menshi hari Munyakazi hari ukunyita iyi si yose ubwo mba bashatse kuvuga iki imba ari imfizi hari kumenya bavuga mu cyaro ngo imfizi y'umurenge ariko genda iyi si yose ubwo ngubwo akarere ntabwo ari Afurika ni iyi si yose urumva yuko
ngo nawe urabyumva nyine nawe icyo nsi ntabwo wemeye. ubu niwe nshaka rero. Ntushaka? niwe nshaka nta n'undi nkeneye. ubwo iryo zina kuzi kugira ngo barinyite iyi si yose. ubwo nawe urabyumva ibihugu byose by'isi yose ndabinyuzemo. Amanutse za Amerika hose ndakubita manuka, za Dar es Salaam ndamanuka manuka, igihe ibintu nakoze za Canada za Dubai hose hose manuka kandi nubaka izina kandi hose barayamanikaga. mu bagore wagiye uhura nabo nta n'uwagukoreye na surprise wenda uburyo nk'uku ngubu turi kuvuga ati wenda y'isi yose ku buryo nawe iyo surprise yiwe yasigara kuri umuntu ukajya uvuga ati cyakora uyu muntu ndamuzirikana. Wahora n'iki hari uwabimukiye yabimukiye ariko byiwe ntabwo nzabyibagirwa. hari uwayangutse mu maso kandi ubwo zindimo yayangiriye byarambabaje. ariko nyuma yaramamagara nganyemerera akamodoka nyine karava mpita mvuga ati nyine turiyunze. urumva rero ko nimba ariko washobora kuba byari byamubereye byiza tu mu maso we kandi wasanga nawe uri bubikore mu maso. ugiye kugukubitira surprise ya danje uzabyemera. Surprise? basi uzajya uzumbwira ati mawuja nza se basi wowe wibwiriza ntarinze kuguhamagara. Urabyumva nayo yajeho ka surprise aba ari inyongera. urumva nyine nanjye nongeramo akagufa mu kazi kose. abagore b'abasirikare bose nagiye mbageraho b'abapolisi nkaswe wowe kari akagabo kawe rega n'ubundi igihe twajyaga tuhura basi nk'umugore wa kariya kagabo urasiramurisha none nsanze ari wowe. urabona ko ntacyo mpaye. cyakoze byo urabona ko ntacyo mpaye meze neza. cyakoze byo nawe nanjye ko ndi tayarira ko uri mwiza byose mbigarukaho ko umeze neza. ariko nyine ibyo ntabwo aribyo ndeba njyewe. icya mbere n'amafaranga uri tayari se twagiye mu biciro ubundi mbwira ufite angahe. ubwo wowe wari usanzwe ukorera angahe njyewe n'urugo. yewe niyo waba uri mwiza gute nta kazi nagukora tutagiye mu mafaranga. ubwo urabyumva nawe ukurikije n'ukuntu umeze n'akazi bugukorera mbwira ayo uri bumve. njyewe ihita ntangira akazi vuba vuba ahubwo murananenze agira vuba umbwira amafaranga. ushaka amafaranga? amafaranga y'agaciro nshaka. ndaguha amafaranga 200. angahe? ese amadolari se miliyoni ibura niyo napfa kwihanganira. uzi ubwo bufaranga ngemewe kubwumva mu matwi yanjye nabwo n'umuntu umwe wo muri Cote d'Ivoire kandi ntabwo icyo gihe nayo ngigurirana ari gutangira akazi. ubu rero maze kugira experience ntabwo byo kuvuga ngo desa ngo magana anga oya nabyamagana muri miliyoni niwo magurukira ngewe. Rega ngiye gukora ibintu bya danje. ubwo rero bufaranga bwaga abantu babuzaga bagupfuje baguhindura umuntu aho ngaho ngiye wamuwe sikusuzuko. ariko nawe reba babona ndi umugore mwiza mfite ikibero cyiza ndoroshye sindi bukugore gute ukomplike basi rimva mubwira ngiye kongeraho ibindi 200,000 ibihumbi 400 nkorera akazi kandi kose ku buryo ndi bunyurwe nkaba navuga ngo iriya benzi bayiguhe nawe urayishyiraho wakonaki benzi nawe urayishyiraho cyakoze nyine nawe yishyizeho napfa gushyiramo imiyaga gaturaho dukeya nk'uduhumbi nka senga cyangwa nadukuraho nadukuraho ariko nawe na benzi wayishyizeho uburyo wazajya umamagara direct nkahita nguruka ngahita nza ngahita magera ntabyo kwiba ngo udashaka ngo akamoto ngo by'ubumotoya cyakoze byumva ko abo bagore bose bashyize hariya hirya nkajya noneho abazajya bamagara bose bavuga ati benzi ziri hehe nyayigendamo nyine mvuga ati nanditseho n'izina ryawe imbere kirahure. oya ibyo ngibyo byo waba ugiye kunteranya n'umugabo usibye ko nakubwiye ko ndi bugwire 200,000 nunkorera akazi neza sinavuze ko ndi buhite nyishyiraho direct nunkorera akazi neza nkanyurwa nkishima nibwo ndi buhite erega biriya nanabyemera ariko aya 400 ni makeya. ariko rero nawe ntabwo uzi vuba ntabwo uzi ko nanabikorera n'umuntu bitewe n'ukuntu wabigenje. ubundi abandi badamu bagiraga imbere akabanza agakubita ikibuno haranga areba neza wowe nanakurebye umeze gutyo ntabwo ngize imbona uko bimeze inyuma uko bimeze hajya wanasanga bitameze neza ahubwo nyine akakubita gutyo nkareba akanyereka ikibero nta kuntu kimeze neza tu nkahita njya muri mudu neza tuwagira ntabwo uri muri mudu we uko nagize koko ikibuno se ntabwo bihagije ikibero se nicyo ushaka ntabwo bihagije cyangwa niba ubitangiye ariko ntabwo birageze ahantu n'ubu byadanze cyakoze niba bitangiye komeza iyi buriya burimo komeza nyine
iminwa myiza sundi uzi gusoma ndumva natangiye kujya muri moto gakeya nyine. uzi gusoma na se basi wowe Ndabizi ariko ndabizi ariko nyine nabyo ubwo ni ibiki bikiyongereyeho ubwo hariyongeraho tuwasame ibyanjye n'abafise uzi ko ari ubuntu. ese ni ukuvuga ko ujya gukora igikorwa utaha nta n'akandi gakorwa wabanje gukora uhita uzahurira nk'ihene. Oya nyine dushyira andi mafaranga kugira ngo ibintu bigende neza. Ubwo nyine ubwo rero nta yandi byumvikane hakiri kare. Umva rero nkubwire wa musore we, niba iyo n'ibintu byo gusomana utangiye kubicira amafaranga kugira ngo igikorwa ubundi kigende neza ni uko ubanza gusoma umuntu mukiyumvanamo nta kuza wurira nk'ihene. Niba wumva utagiye guca amafaranga shenyo mugure nzokera mu nzu. Abagore nabo ndabamenyereye n'ubundi ndabamenyera abagore munyinshi mutagira amafaranga. Ubwo rero uraho kwirira mufite amafaranga ubwo faranga ujye ujya ngo faranga bwahegereye ngenza akazi we jewe ntabwo nabikora ku busa ahantu hose nabanutse ibintu byose nagiye gusa